sinzapfa ahubwo nzarama kugira sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nana imaze kwiheba imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nana imaze kwiheba iyaba yishimiraga ibitambo nari kubimutambira ibitambo Uwiteka yishimira imitima imenetse ibitambo Uwiteka yishimira imitima imenetse ibitambo Uwiteka yishimira imitima imenetse. Mana turaguhimbaje, duhimbaje imbaraga zawe zikomeye. Uri umwami w'abami, uri Imana ikiranuka, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Asante ko tugufite nk'umucunguzi wacu, asante ko tugufite nk'amahoro ahesha abantu gukiranuka, ahesha abantu kubaho mu bihe by'ibyago, mu bihe by'ibigeragezo, muri iyi si y'uyu munsi wa none. Mana bagufite, bafite imbaraga zikomeye. Waravuze ngo uri ibuye rikomeza imfuruka, uravuga ngo uri ubwugamo. Umugaragu wawe yaravuze ngo umwanzi wanteye ngo yaraturutse kuri se Satani, ngo niwe wari umutumye. Aravuga ngo twararwanye umunsi urira, ngo haburaga gato wendaga kunyica rwose. Haleluya Yesu, ariko ngo warantabaye Mana. haleluya. Mu bihe bikomeye uri Imana yacu, reka twongere tukwisegure, reka twongere tukwiragize. Bana natwe, bana n'ubwoko bwawe, bana n'umugaragu wawe, bana n'ijambo ryawe ryo kuba mu mitima yacu kugira ngo duhindure, mu izina rya Yesu Kristo ukiranuka, amen. Amen. Karibu Bishop, umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Rakoze cyane. Reka mbere yuko uyu munsi twinjira mu ijambo, turirimbana igitero kiriya ndirimbo yo mu Gakiza nimero ya 15, igitero wenda kimwe gusa kivuga ngo amasezerano y'Imana, uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso. Icyo gitero kimwe, hanyuma tuze kwinjira mu ijambo. Amasezerano yose Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano.
Murakoze cyane bavandimwe bene data muri Kristo Yesu, mwese inshuti zacu hano kuri Siloam Gospel TV, twongeye kandi kubaha ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tuvuga ngo rwose kaze tubane muri uyu mwanya, muzukuri abari hirya no hino ku isi, abari mu masaha atandukanye, ariko kandi abafite umwanya mwese, cyangwa se abakunda gufata umwanya bagafungura amatelefone, bagafungura YouTube zabo, bagafungura uyu murongo wa Siloam Gospel TV, turongera kubashimira tuvuga ngo data wo mu ijuru udakiranirwa abaduhere umugisha mwinshi. Dushimira kandi nanone abayobozi bacu bakomeje kubana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ndetse n'ababa bari ku buhanga bw'ibyuma badutunganiriza ibi byose kugira ngo muzukuri ijambo ry'Imana mubashe kurikurikirana muri uyu mwanya. Rwose aba bari ku buhanga bw'ibyuma nabo turabashimiye, data wo mu ijuru abaduhera umugisha. Murabizi kuko ejo twari tugeze mu gice cya 40 cya 43 cya 42, aho twigaga cyane cyangwa se twagarutse ku ijambo rivuga ngo Imana yo mu ijuru isohoza amasezerano yavuze. Bene Yakobo bikubita imbere ya Yosefu, baramupfukamira, baravuga ngo databuja, abagaragu bavandimwe, ijambo Imana yavuze, Bibiliya ivuga ngo Imana yo mu ijuru ngo izirinde ijambo ryayo ngo ibihe bihumbi. Inakumuri Ndi Yosefu mwene so mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. Mwene so mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. None ntimubabare, timwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, yuko mwangurishije ngo nzanwe n'ahangaha, kuko Imana ariyo yantumye umva bakiranutse b'Imana babanziriza. n'Imana yabiteye, n'Imana yabyemeye kuko babanziriza onkize ubugingo kugira ngo nkize bw'abantu. ubugingo bw'abantu. Gatandatu. Yego. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu. Iyi nzara imaze imyaka 2 mu gihugu. Hasigaye indi myaka 5. Batazahingiramo tibasaruriremo. Ntibazahinga muri iyo myaka 5, kandi muri iyo myaka 5 ntibazasarura, kubera ko yari yarotoreye Farawo inzozi aramubwira ngo hariho imyaka 7 y'uburumbuke, hariho n'imyaka 7 y'inzara. Muri iyo myaka nta kintu na kimwe, nta mwaka n'umwe bazashira mu kuzimu ngo umere hanyuma utange igisaruro. Nukuvuga ngo inzara yari imaze imyaka 2, ubwo ngubwo bene Yakobo bahageze hari hasigaye indi myaka 5. Ariko icyo yari kwababwira ngo amasezerano y'Imana uko yasezeranije si mwebwe mwabikoze. Imana yiguhaye amasezerano niyo yonyine izishaka inzira zayo. Bwana sifiwe. Izishaka inzira yanyuzamo. Imana izishaka inzira, yashakiye inzira mu mazi arayibona. Izishaka inzira mu ishamba, izishaka inzira ahatagira inzira. Abaririmbyi b'Igiswahili baza baririmba bakavuga ngo anafanya njia pasipo kuwa na njia. Kugira ngo ya masezerano abirya nababwiraga bisohore. Ntimwirakarire rero kandi ntimwiteho imfana, ahubwo mumenye kuko ari Imana yabishatse kugira ngo mbabanzirize muri kino gihugu, hanyuma nze gukiza ubugingo bw'abantu. Komeza. Yego. Murongo wa 6. Yego. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye indi myaka 5. Batazahingamo ntibasaruremo. Yego. Kandi Imana yatumye babanziriza. Ngo ibabesheho mugire ico musiga mwisi. Ibarokoze gukiza gukomeye. Umurongo wa 8. Nuko none simwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana. Kandi yangize kase wa Farawo n'umutegeka urugo rwe rwose n'umutwaro w'igihugu ca Egiputa cyose. Imana yanohereje muri kino gihugu. Haleluya. Imana yo
mu ijuru yanohereje muri kino gihugu yaranzamuye, yasohoje amasezerano yanje yose, yangiza umutegeka urugo rwa Farawo, ari kwingira n'umutegeka wa kino gihugu cyose. Icyo yashakaga kubabwira kuko ari umutware, yashakaga kubabwira kuko ategetse, yashakaga kubabwira kuko amasezerano yose y'Imana yashakaga kubereka kuko amasezerano y'Imana yose icyo Imana yamuvuzeho, Imana yo mu ijuru yagisohoye. Ndagira ngo mbabwire bavandimwe bene data, ukomeje gusoma iki gice, amaze kubirondorera, bamaze guceceka babuze icyo bavuga. Hari byinshi tubamo, hari byinshi duhura nabyo, ariko Imana irambuye ukuboko kwayo, bizabiceceka, bizabibura amagambo, bizabibura n'icyo bikora. Ndagira ngo rero nkurarikire gukomera ku isezerano, ariko no gukomeza gukiranuka. Abantu benshi bashobora kugenda hariya bakaza bagomeza gusa kuvuga ngo turi mu masezerano, yarangiza akava mu nzira y'Imana, yarangiza akava mu gukiranuka, agasigarana, reka nongere mbisubiremo ngira ngo nejo bundi narabibabwiye, agasigarana amasezerano ameze nka kwa kundi kwa magi y'amahuri. Ni ukuvuga ngo ari ku masezerano, ariko ayo masezerano azi neza kuko atazasohoza. Kubera iki? Kubera kuko yavuye mu gukiranukira Imana. Hari na benshi bavuga ngo ababyeyi baje bambwiye gutya, abandi bantu bambwiye gutya, ariko ubwawe hari ahantu wigeze ugenda, hari ahantu wigeze wicara, hari ahantu wigeze uba, hanyuma uvugana n'Imana, wumva ijwi ry'Imana. Ese wigeze ufata umwanya ubaza Imana, uyibaza hejuru y'ubugingo bwawe, uyibaza hejuru y'amasezerano yawe? Ndashaka kukurarikira kugira ngo muri uyu mwanya wongere kandi ugaruke mu gukiranukira Imana, wongere kandi ubaza Imana, wibutse Imana amasezerano yawe. Ntukangwe na biriya urimo guhura nabyo, kandi ntugendere gusa ku masezerano gusa y'amazina, ku masezerano atarimo kuraririrwa kugira ngo ejo hazosohokemo imishwa. Ayo ni amasezerano y'amahuri, ariko ndashaka kukubwira ngo uve muri ariya masezerano y'amahuri, ufite amasezerano y'Imana, ufite ijwi ry'Imana ryaganiriye nawe, ufite aho wahuriye n'Imana. Dawudi yaravuze ngo nibutse ibihe bya kera, ngo nibutse ya minsi navuganaga n'Imana, nibutse ukuntu naganiraga nayo, ngo bintera kwishima, bintera kwihimbaza. Ndagira ngo nkurarikire muri kino gitondo haleluya, urarikire muri kino gitondo kongera kandi kugaruka, wongere kandi usubire hariya ku isoko, urebe ni muri mu gukiranukira, urebe ni muri mu gukiranukira Imana neza. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, bene data muri Kristo Yesu, nongere ngusubiriremo nkubwire ngo iyo isezerano ry'Imana risohoye, ari amajwi yose araceceka, amajwi yose araceceka, ibyakurwanyaga byose biraho, abarabanzi bahinduka kuba bavandimwe, bagahinduka abo mutavuganaga noneho barakuvugisha, abatarakwegeraga noneho bakakwegera, bari baraguhinduye igitutsi, abari barakubwiza umuvumo bakagongera kandi noneho bakakubwira umugisha, kubera kuko amasezerano y'Imana, kubera kuko amasezerano y'Imana yasohoye. Inzira z'Imana zinkiza abantu, niko Yesaya yahanuye, aravuga ngo inzira zayo ntabwo zimeze nk'iz'abantu. Nuko ivuga ntivuga nk'abantu, nuko itekereza ntabwo itekereza nk'abantu. Icyo yagenye kugira ngo izagisohoze, aho izakinyuza kugira ngo wewe uzamuke ugera aho ugomba kugera. Inzira za Mefibosheti kugira ngo azamuke agere i Siyoni, agere i Yerusalemu, azamuke agere i Siyoni muri kapitale, agere ibwami kwa Dawudi. Ari inzira Imana yari yarateganije, ari inzira Imana yaguteguriye, ari inzira Imana yaciye, hari inzira Imana yaguteguriye, izakuzamukana ikakugeza ku ntego, izakuzamura ikakugeza ku masezerano y'Imana. Nubwo umwijima wacura, haleluya, nubwo umwijima waba mwinshi, nubwo wanyura no mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, umwijima ukaba mwinshi, amajwi akwingingira gusubira inyuma akaba menshi, imbaraga z'abadayimoni zigashaka kugira ngo zikurushe imbaraga, ariko ndakubwira ngo humura, igitondo kizarasa,
humura umuseke ugiye gutambika. Aho ugeze aho ngaha reka nkubwire ngo humura umuseke ugiye gutambika, ugiye guca. Umuseke ugiye kugutambikira, umuseke ugiye gutambika, ugiye guca habone, ugiye guca hagaragare. Ugiye guca amasezerano y'Imana yuzure. Reka tugane ku musozo. Amaze kubirondorera, bamaze kubura ibyo bavuga, Bibiliya izivuga ngo reka dusoreze ku murongo wa 24 tugeze kuri 26 muri ico gice cya 45. 24 na 25. Yego. Nuko asezera bene se, bagenda babwiye ati, agenda abatekereye ijambo, arababwira ati mwirinde ntimutonganire mu nzira. Reka mbabwire, iyo amasezerano yatinze habaho gutonganira mu nzira. Habaho gutongana. Iyo ubutayu bwatinze, amazi yabuze, habaho kwivovota, habaho gutongana, habaho amagambo. Ariko Yosefu ngo abirebera kure, arababwira ngo mugiye kugenda, mugiye gusubira nayo na Benyamini, mugiye kureba data. Ariko arababwira ngo mwirinde gutonganira mu nzira. Ndabizi kuko mushobora gutongana, ariko ntimutonganire mu nzira. Bavandimwe, nubwo ubutayu bwaramba, haleluya, oh haleluya, nubwo amazi yabura, imvura ikagwa ikaba nyinshi, ariko uja wirinda kwivovotera Imana, uja wirinda gutonganira mu nzira, uza wirinda kuvananamwo, uza wirinda, uje wirinda. Mu nzira harimo amahwa, mu nzira harimo ibibazo, harimo ya mashuheri twavugaga, harimo ya miraba twavugaga, harimo za mvura twavugaga, harimo ya miyaga ikubita twavugaga, harimo bya bigeragezo, harimo indwara, harimo ubukene, harimo ibindi bibazo byinshi bihaye bikurwanya kugira ngo ntugere kuri ariya masezerano. Ariko ndashaka kukubwira ngo nubwo bimeze gutyo, wirinde gutonganira wirinde kwivovota. Ijambo rigira kabiri 25. Yego. Bava muri Egiputa barazamuka, bagera mu gihugu cy'Ikanani, kuri se Yakobo. Murongo 26. Yego. Baramubwira bati Yosefu aracariho niwe wantwaye, niwe mutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Yakobo arakarira kuko atabemereye, arakakara kuko atabemereye. Reka mbabwire iri jambo, wenda ari ryo dusorezaho. Usomye kuri 27, Bibiliya izivuga ngo bamubwira amagambo yose yabatumye. Abonye amagare Yosefu yohereje kumuhagurutsa, umutima wa se Yakobo urahembuka. Isiraheli aravuga ati, nibyo bizi, Yosefu umwana wanjye aracariho, ndajya kubonana nawe ntarapfa. Icyo nshaka kukubwira aha ngaha ari nacyo dusorezaho uyu munsi. Amaguru yagiye kuvuga ko Yosefu yapfuye. Haleluya. Amaguru yagiye kuvuga ko Yosefu yapfuye. Amaguru yagiye kuvuga ko Yosefu yariwe n'inyamaswa y'inkazi. Amaguru yajanye wa mwenda, wa munsi bawusize amaraso, bakawohereza, bakabwira se ngo nguyu mwenda urebe niba ari uw'umwana wawe Yosefu. Ya maguru ni yayandi yongeye gusubira kandi kongera kugaruka, aza kubwira Yakobo ayandi makuru, kandi kuza kumubwira ko Yosefu akiriho. Reka ngubwire abantu bose abagiye bakuvuga, aho bagiye bakuvuga nabi, aho bagiye bakurwanya, intambara zose bagiye bagushoraho, abo ngabo nibo bazohindukira. Umunsi amasezerano y'Imana azasohora, nibo bazohindukira, nibo bazongera kandi kugenda bavuga ibyiza. Haleluya. Wibuke wa munsi wa Moridekayi, wibuke kuko Hamani ariwo wagiye imbere
ya farashi bagagare ry'umwami aha yagenda yamamaza avuga ngo dore nguyu umwami ashaka kuba babandi barimo bakurwanya ntugire ubwoba wowe gusa komera mu gukiranuka ukomere ku isezerano ry'Imana tugiye gusenga Imana haleluya tugiye gusenga Imana ariko reka dusengere kuri iri jambo tubwira ngo amaguru yagiye kuvuga ko Yosefu yapfuye niyo maguru yagiye kandi komera kugaruka aravuga ngo Yosefu aracyari muzima Yakobo aravuga ngo nubwo atakobera ariko ngo yitegereje ibintu Yosefu yamwohereje aravuga ngo reka ngeneje kubonana nawe ureka ngeneje kumureba atarafa ibi ntanda yo kumanuka kwa Yakobo n'uruzaro rwe bamanuka baje mu Egiputa sinzi mbere yuko dusenga ko twaririmba ico gitero kivuga ngo amaguru yagiye kuvuga ko Yosefu yapfuye ni nayo maguru yagiye kuvuga ko Yosefu akiri muzima sinzi ko ubifata sinzi uko urimo kubyumva sinzi uburemere bw'aya magambo sinzi uburemere urimo kubihereza mu buzima bwawe ariko ndashaka kugira ngo ubihereze uburemere wumve kuko bifite uburemere gusohozwa kw'amasezerano y'Imana bamaze bonyine guhamya ko ari abagaragu be barongera barahamya ngo na data Yakobo n'umugaragu wawe Yosefu amaze kubirondorera ngo baburi ico bavuga hari igihe amagambo azakama abakuvuze bose hari umunsi amagambo azakama ariko nubwo uri mu butayu reka ngubwire ngo wirinde intonganya wirinde kwivovotera Imana komera gusa mu gukiranuka no kwisezerana Imana y'umujeza gusohoreza amaboko abagiye kuvuga kuko utakibaho abavuze kuko wapfuye Theo yararirimbye aravuga ngo nubwo bavuga kuko budaca ngo ariko buzabubwira ngo buzabwongera bukagira buzabwongera bugaca biriya byose bavuga biriya ntibigutwara umwanya buzongera buca reka turirimbe ico gitero hanyuma dusenge amaguru yagiye kuvuga ko Yosefu yapfuye niyazongera kuvuga ko Yosefu ari muzima okay nacho reka dusenga Imana reka dusenga Imana ariko dusengera kuri iri jambo tugira ubwoba tutinye hariho umunsi umwe amagambo azakama data mu izina rya Yesu Kristo Mana ndagushimiye kuko uri Imana izisohoza isezerano iyo usohoje isezerano haleluya iyo usohoje isezerano amagambo y'abantu azabamara iyo uhinduye amateka abantu bazabahindura amagambo abantu bazabahindura imvugo z'abantu zizazihinduka Mana uhindurire abagaragu bawe uhindurire ubwoko bwawe abahungu n'abakobwa abagabo n'abagore abakecuru n'abasaza ubahindurire amateka muri kino gitondo hanyuma abantu bahindura amagambo abantu bahindura imvugo kandi amagambo ashire ariko turinde gutongana uturinde kwivovota hanyuma barya bose bari bahagurukiye kuturwanya ndabizi neza kuko ari bazongera kandi guhaguruka bagenda bamamaza amashimwe bavuga imbaraga z'Imana bavuga gukomera kw'Imana bavuga ibitangaza ukuboko kw'Imana kuja gukora hagati mu bugingo kubera kuko bazaba babonye Imana yacu irimo gukora ibitangaza hagati mu bugingo bwacu Mana urakoze kuko uri Imana urakoze kuko uri imbaraga zacu urakoze kuko uri agakiza kacu urakoze kuko uri Imana ikwiriye gushima ndagushimiye kuko uzawemera kumva gutaka no kwinginga kwacu muri kino gitondo Mana ugenderera abagaragu bawe kandi n'izina rya Yesu Kristo aho buri wese yarageze urambura ukuboko kwawe kugira ngo umugirire neza kandi ubashe kumusohoreza amasezerano amateka hinduka hanyuma bariya nabo babashe guhindura ziriya mvugo nari y'amagambo urakoze kuko uzumvise kandi kuko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu amen.